ntushobora na rimwe gutwara umudari wa zahabu w'irushanwa utiteguye, ntibishoboka. Filime, imbuga nkoranyambaga ndetse n'amasengesho bikwizeza ko ibitangaza bihoraho kandi ko ari wowe ukurikiyeho. Wirirwa wiruka inyuma y'amafaranga kugira ngo wubake umutungo wawe cyangwa se ukemure ibibazo ufite hejuru y'irushanwa utiteguye na rimwe. Nta mukoci ufite, nta mukoci ukugutoza imyitozo ituma uzamuka mu ntera, nta n'uwo kukongerera morale ndetse nta n'ubwishingizi ufite na bumwe mu gihe uhuye n'impanuka muri iryo rushanwa. Mu kwitegura umwaka w'ibihumbi 2025, video ya kabiri igiye gusohoka muri iyi weekend. Mu kuyitegura reba video yabanjirijeho hano hasi.